inzu itabyara inyungu? Wenda uransubiza muri comment cyangwa se urambwira ukuntu bimeze. Nuvuga ngo ni inzu itabyara inyungu, ni inzu yo kubamo. Uragiye ugiye muri banki usabye amafaranga yo kuba mu nzu itazabyara inyungu yo kubamo. Ibyo bintu byari bikwiye. Kuko nidufata TVA, tugafata inyungu, tugafata ibiki, tugafata tax, tugafata iki, urasanga wenda banki tubaye nimba iguhaye miliyoni wenda 60. Ushobora gusanga banki nushyiramo n'imisoro n'iki ishaka kuza kubwira ati twebwe banki uzatwungukira wenda 15%, 18%, nufata 18 yayo kwijana, urasanga bigera muri miliyoni zirenga muri 48. Bagwaye miliyoni 60 cyangwa se miliyoni 50 na wenda bagwaye inguzanyo y'imyaka 10. Ni inzu yo kubamo ubyibuke, ni inzu itazabyara amafaranga. Wenda witwaje akazi ufite, nawe wenda warufite amafaranga yawe, uguze ikibanza, ufite nandi yakubaka inzu akayigira igice. Wenda n'urugero wowe urashaka wenda gukora finissage, wenda ugiye kubaka ibitewe n'inzu ugiye kubaka, birasaba ko banki ibikuguriza miliyoni 60 cyangwa se miliyoni 30 cyangwa se miliyoni 50. Ako niba gwa miliyoni wenda 50, dufate urugendo kuri miliyoni 50, birasaba ko banki uzayungukira izindi miliyoni 48, zigahinduka miliyoni 98 zose hamwe mu myaka 10. Iyo nzu nta mafaranga izabyara, nta nyungu izabyara. Urumva? Ariko nabwo ushyize mu indi logique, wenda tubanze tubyumvikanaho neza. Wenda wakodesha inzu wenda y'ibihumbi 300 cyangwa se wenda 200, bitewe nuko buri muntu wese yica akanyoni, cyangwa se buri mwana yica akanyoni bangana. Buri muntu wese bitewe n'ubushobozi afite, bitewe n'urwego ariho, ashobora kuba mu nzu ijyanye n'ubushobozi bwe afite. Wenda ku bushobozi bwawe mu nzu y'ibihumbi 200, noneho mu nzu y'ibihumbi 200 buri kwezi ugiye gufata credit izajya ituma wenda buri kwezi wishira nk'ibihumbi 120. Urumva mu by'ukuri nidushyiramo logique biraba bimeze nk'ibigabanutse. Ariko wibuke banki yaje kuguha amafaranga kubera ko wari waratangiye, kubera ko ingwate ari inzu wenda uyigishijemo hagati, wari umaze gushyiraho nka miliyoni wenda nawe 40 cyangwa se 30. N'urugero wamaze gushyiraho miliyoni 30, waguze ikibanza ushyiraho na miliyoni 30, wenda hamwe n'ikibanza nawe ufite miliyoni 50 zawe, banki igiye kugera izindi 50, yanze yawe irangize. Ariko wibuke ko itazabyara inyungu. Ariko nubwo itazabyara inyungu, ni nkubwira muri ubwo buryo, hari uburyo ugiye tugiye mu banki cyangwa se nawe nuzajya muri banki bazagusobanura, bazakubwira ati wabaga mu nzu y'amafaranga angahe, kugira ngo babigukundishe mu gihe babona ko uzashobora kwishyura. Wenda se ufite nk'akazi runaka, ufite se umushahara cyangwa se ufite business ishobora kuyinjiza, bazakubwira turabona wabaga mu nzu y'ibihumbi 200 buri kwezi, noneho twebwe nitukubakira inzu yawe, urajya mu nzu yawe. Urumva? Numara kugira mu nzu yawe ujye wishyura ibihumbi 120. Ariko the logic behind hari ni iyi, ntabwo mu by'ukuri nubwo ugiye kuzajya wishyura ibihumbi 120, ntabwo ayo mafaranga yawe wishyuraga ibihumbi 120, ntabwo nyine nzajya kuyamwishyura ngo akwake inyungu. Ariko bibuka ko za miliyoni 50 bajya kuguriza uzazishyura ari miliyoni wenda nk'ijana cyangwa se 88, wunguke wenda miliyoni 40 zingahe mu myaka 10. Noneho rero njyewe ikibazo mfite ni iki ngiki. Urumva yanzu nta nyungu ibyara, ujye kujya muri risque yo kwishyura credit, ujye kujya muri risque nyine yo kuba utekereza inguzanyo imyaka 10 nta yindi business ushobora gukora. Ku mpamvu z'uko ushobora kuba wiringiye wenda aka kazi, wenda n'urugero kugahagarara. Uramutse ugikodesha akazi kagahagarara, ufite ubuseye kuba wava muri yanzu ukajya gukodesha indi baka miliyoni 50, hazunguka miliyoni 48 zika 98. Ukaza kubitekerezaho neza ukavuga ati miliyoni 98 nimba nkurikije ukuntu akazi kanye kameze, nkurikije ubucuruzi ndi gukora ukuntu bumeze, nkurikije wenda se ntuza contrat mfite, ukabara kuvuga ati mu myaka 5 nzamaze kwishyura za miliyoni 50 banki yampaye, indi myaka 5 ndwane no kwishyura za miliyoni 48 z'inyungu za banki. Birashoboka pe uri kubibara neza, biranumvikana. Noneho ngiye sinshaka kujya kuri kote negative, ko ushobora kurwara, ko ushobora gupfa, ko ushobora akazi bakakwirukana, ko business yawe ishobora guhagarara. Reka turebe kureba kuri kote negative, tunarebe ko kari ibyanya byo banki uzayishyira mu myaka 10 uzamaze kwishyura inzu yawe. Ariko nimba aho iyo business yawe bigaragara neza ko baramaze gukora analyze, ugasanga mu myaka 5 ushobora kwinjiza za miliyoni 5, urumva uzongera ko za miliyoni 50, urumva uzajya ku za miliyoni 50 hashize indi myaka 5, haza bashize imyaka 15, hashize imyaka 5 maze kwishyura ya credit. Noneho mu gihe umuntu wajyanjije ibintu bye gakeya, kuko waguze ikibanza kakazi kawe ugafite, ufite uburyo wishyura ya credit nako yanzu bamo ibihumbi 200, n'urugero urakodesha, ukaba ufite uburyo usagura amafaranga ushobora kugura ikibanza, ukafite amafaranga usagura amafaranga ushobora gukomeza yanzu yawe ukayubaka. Nuvuga ngo wa muntu rero nimba muri abantu babiri,
uwa mbere yagiye afata yanzuye aho yari igeze banki imwongera miliyoni 50 arayubaka arayirangiza umwaka umwe sawa. Biraba bigaragara ko uri mu nzu nziza umeze neza ibintu byawe bimeze neza ubuzima bwawe bumeze neza, ariko mu myaka 10 niho uzarangiza kuyishyura. Nawe ubushobozi uzabugira, akazi nikazahagarara, business yawe ntizasubira inyuma, mu myaka 10 uzaburangije kwishyura credit. Noneho hari n'undi muntu nawe ufite ikibanza nk'icyo ufite, afite na yanzu nayigeje hageze, ariko biragaragara ko mu myaka 5 za miliyoni 50 banki yamugurije nkuko nawe uzaba uzibonye umaze kuzishyura banki usigaje urwana n'inyungu, nawe azaba amaze kuzinjiza. Bivuze ngo yanzu yawe yujuje mu mwaka umwe, nawe mu myaka 5 azaba yujuje, kuko inzu birashoboka ko wayitwara uko ubishaka, kuko icyangombwa wacyongeresha nkuko twagiye tunabivugaho no muri sije ya mbere. Mu myaka 5 nziza aba yuzuye, ariko inzu aba ariye 100%. Bivuze ngo mu myaka 5 wenzi izaba itari yawe kuba ko izaba ikiri muri banki ukiri kurwana no kuyishyura, kuba ko wubatse inzu itabyara inyungu ari inzu yo kubamo, nawe undi yubaka inzu itabyara inyungu ari inzu yo kubamo, ntabwo ari business urimo gukora. Ubwo bivuze ngo mu myaka 5 azaba yujuje inzu ye ariye nyirizina. Yanzu ifite agaciro ka miliyoni 100 azaba arize yayigurisha akubaka mu izindi, yayitangamo nawe se credit nawe abishatse, yahise yayiragiza umuntu, yayikuriramo business azaba afite ubwo burenganzira. Ariko wowe wibuke yanzu yuze mu mwaka umwe, ariko mu myaka 5 uzaba ukiri kurwana no kwishyura credit. Bivuze ngo wamurushije agaciro, ugira inzu nziza, usiga amarangi, ushyiramo amakaro, ibintu byose, ujya muri ambiance nibyo waragize, warenjoyinze nibyo. Ariko nawe muri icyo gihe hakurushije agaciro, kuko noneho yanzu ibayiye 100% mu gihe wowe ukirwana na miliyoni 48. Bivuze ngo agaciro wamurushije ubaye uwa mbere, ariko mitasi irabaye, wirukanse cyane, yabaye nk'abantu baye muri marato. Umuntu arirukanka cyane, arirukanka ndagenda mwayene, abonye urugamba rugiye kurangira arirukanka cyane aca kundi, ngira ngo murabizi. Yaba mu kwirukanka, yaba mu magare, yaba mu masiganwa, yaba mu modoka, yaba mu buzima busanzwe. Ushobora kwirukanka cyane ugakoresha imbaraga nyinshi, igihe kikaza kugera mu gihe cyo gukoresha imbaraga nyinshi wowe izawe ukaba wazitakaje, umuntu akagucaho. Bivuze ngo cyacyubero wari ufite n'iki nawe mu myaka 5 wenda arakigize. Noneho mu myaka 5 uraba umaze kwishyura za miliyoni 48 uri mu banki. Nawe mu myaka 5 kwa akazi kanyu mufite ari kamwe, follow chat cyangwa se amafaranga yinjira yose namwe, nawe azaba amaze kugira miliyoni 48. Miliyoni 48 afite nize ziyongera ku gaciro k'inzu yafite, wowe ugiye watsindira inzu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ya myaka 5 ujya kwifata uri gukorera za miliyoni 5, uzagenda ujye gukorera za miliyoni 5 wowe nako za miliyoni 50 mu myaka 5. Nawe mu myaka 5 azaba akorera miliyoni 50, kuko mwese akazi mufite ni kamwe, amafaranga akabani kamwe. Cyangwa se tubare mwese munakora ahantu hamwe, ku maposita mwe wenda mukora muri leta, mwese muhembwa amafaranga angana. Ariko umwe yatekereje gukoresha amafaranga ye kubera yuko azi ibyo agiye gukora bitabyara inyungu, ndatekereza gukoresha bya bintu bitabyara inyungu akoresha ya mafaranga ya leta. Nuvuga ngo mu myaka 15 azaba afite miliyoni 98 ze ku giti cye, kuko cyagiye akoreraga miliyoni 48 ugiye kwishyura banki, nawe yarazi ko yaraze saving. Cyagiye ukoreye za miliyoni 50 mu myaka 5 nyuma ya myaka 10 umaze kwishyura banki, nawe yarazikoreye. Ubwo ari wowe nawe uzasanga umukira rinde, mwese mufite akazi kamwe, mwese mukora kuri leta muri posta, wenda umwe ni minister n'undi ni minister, ariko aba minister mwe umushahara urangana. Mwese mwaragiye, umwe akoresha umushahara we, akoresha kontara bamuha amafaranga, undi akoresha amafaranga ye, ibintu bitwara gakeya. Nuvuga ngo byo byose wenda birumvikana, wa muntu kubera ko afite amafaranga make ashobora kubasagura, wagize inzu nziza kumurenza, we atwara ibintu gakeya, wenda inzu iratinda. Ariko mu myaka 15 yamaze kugutambuka nubwo muhuje akazi, kuko we afite miliyoni 98, kuko ya savings za zindi 48 wowe wahaye banki, arongera kurena za miliyoni 5 nawe ukoreye muri ya myaka 15 nyuma y'imyaka 10 umaze kwishyura banki. Urumva ko tugomba gushyiramo logique muri business zose dukora. Gukoresha amafaranga y'undi muntu cyangwa se ko wakaka amafaranga banki birashoboka, ni byiza, ariko ngiye kuyakoresha hehe? Ese ibintu ngiye gukora ndi gutekereza kakanya, ndi gutekereza wenda abantu babone ko yego inziruzi, cyangwa se wenda n'urugero ikintu runaka kirahambaye, ariko mu buryo ndi gutekereza ndimo ndizirika imigozi ntazi. Kuko bya bintu mwese ni mubikora, uzasanga wa muntu wagiye gakeya pe, ariko ageze kure, nawe urihuta uri hafi. Kandi no mu buzima usanga baravuga ngo nimba ushaka kugera kure, urumva iga kugenda gake cyangwa se wiga kugendana n'abandi. Nimba ushaka kugera ku bintu byinshi ariko ntugere kure, ntugera ahantu ugera, koresha imbaraga nyinshi cyane usiga abandi, bazagusanga babona gutambuka kuko bafite ukuntu basamariza. Rero murumva icyo navuga, yenda abavandimwe muri banki ntibaze kunyumva nabi, cyangwa se umuntu wafashe ntuza credit ntabyo byumve nabi, ariko ngenda urubyiruko, ndacyari mutoya, ndacyari mu myaka y'urubyiruko, ngomba kuba natanga igitekerezo cyanjye,
nawe urukumva kino kiganiro ukaza gushyira muri comment ukumva nimba ibyo ni kuvuga bifite logique. Dufasha abaminisita babiri bose bahembwa amafaranga angana wenda miliyoni 1 n'igice, bose bakodeshaga, umwe akajya kwa credit undi ntajye kwa credit, umwe akazuzuza mu myaka 5 undi wakayuzuza mu mwaka umwe, kubera ko yafashe amafaranga. Tugafata za nyunga za banke, undi akazigaining undi akaziha banke, tugafata mu myaka 5 ko yinjiza 150 undi nawe akishiza 150, uzasanga wagenze gake ari ufite amafaranga menshi kandi ibintu byo bigireho neza. Wenda kuko bose bari bafite ubuzima babamo kandi bushoboka. Yagiye kugura ikibanza, ntabwo ikibanza akiguze muri credit, tuvuge ko yabanje akajya gusaba credit arangije kwishyura banke. Kuki utavuga ati mu myaka 5 nako kavuga ati wenda nzamaze kwishyura ya 150, indi myaka 5 ntangire nshake za nyungu. Kwe tavuga ati inzu yanjye kuyubaka mu myaka 5 nkomeze ubuzima nari ndimo nkomeze nkodeshe inzu yanjye nyubaka gakeya, ubwo nimba ya myaka 5 nzambonye 150 kuko n'ubundi nzaba nzishyuye banke nubwo yazimpaye. Kandi the logic behind ubyibuke, mwe kugabanuka kw'inzu yawe uri muri mba uri mu nzu y'ibihumbi 200, baye ko tuzishyira mu myaka 10, ariko ugende wishyira 120. Impamvu wishyura 120 nabwo nuko bagwaye imyaka myinshi. Baramutse bagwaye imyaka mikeya ushobora gusanga wakishyura hejuru ya credit nako yanzu wishyuraga. Niba ngo baramutse bagwaye ngurishyira nko mu myaka 7 ushobora gusanga wajya wishyura nk'ibihumbi 300, ugasanga aho kode warengeje hijana wagiye kuri pressure. Kandi mu by'ukuri nimba wari ufite ubushobozi cyangwa se wumva wizeye akazi kawe cyangwa se wumva wizeye ibyo ukora cyangwa se wizeye ibyo ucuruza, mu by'ukuri nimba mu myaka 5 washobora kwishyura banke miliyoni 50 yarazikugurije, mu myaka 5 bivuze ko waba warazinjije. Kuki utavuga ati inzu yanjye ngiye kuyubaka mu myaka 5? Kuko birashoboka nubwo bafite icyangombwa ko bagenda bakongerera, ugakomeza gukodesha itari kuri pressure. Kuko nugira muri kugize ikibazo ukarwara cyangwa se famille yawe ikagira ute cyangwa se ugapfa cyangwa se ukagira byose, tugomba kubitekereza. Famille yawe izasigarana wa mutungo wa miliyoni 50 zawe ufite wenda nandi wongeyeho. Ariko nuramuka urwaye cyangwa se ugapfa cyangwa se akazi kagahagarara kandi ari wowe ubuzima bw'urugo byari bishingiyeho, bivuze ngo ko banke umuryango nanone kubyishyura, banki zaza itware credit. Kandi muri iki gihe akenshi dufata credit twitwaje imyanya dufite cyangwa se akazi dukora. Kandi akazi ukora ntabwo bishoboka ko yaramutse atari akazi ka atari business yawe, atari ibintu uvuga ati ni ibintu nshobora kuraga umwana wanjye cyangwa se mu gihe nta nakoze umugore ajya kubikora, wenda se ndacuruza cyangwa se mfite uruganda cyangwa se mfite iki. Ntabwo umugore wazaza kugusimbura mu kazi, ntabwo umwana wazajya kugusimbura muri kazi ka leta ukora cyangwa se kazi k'umuntu wikorera wagiye gukora yaguhayemo akazi. Bivuze ngo ni ikintu utasimbuza. Bivuze ikirere, bivuze ko nimba arafashe credit kandi utazi neza ko iyo myaka 10 baguhaye uzayimara, wenda mu kazi batanakwirwa bita indiscipline ngo bakwirukane cyangwa se bavuka ikindi kibazo. Bivuze ikirere, bivuze yuko nuramuka urwaye ugapfa cyangwa se n'ugiye mu kazi bakakwirukana cyangwa se ugahora n'impanuka cyangwa se ugahora n'ikindi kibazo runaka cyangwa se nk'ubu ngubu covid iza bakagabanya abakozi nayo bakugabanya, bivuze ko famille yawe ikintu kizashoboka no kuzagenda bakaba yanzu bakayijyana. Mani magambo uzaba ugiye ariko ugende nta kintu ufashije umuryango wawe. Mu gihe wari ufite ubushobozi bwo kugura ikibanza, mu gihe wari ugize ubushobozi bwo kubaka inzu, noneho inzu yawe ukaba wayisiga umuryango ukayisigarana. Sinzi wenda nimba turi kumvikana cyangwa se turi kugenda tubyumva kimwe, wenda nawe muri comment uraza kumbwira nimba ibyo ndi kuvuga bifite logique. Hari option yo kuba wafata inzu yawe uko imeze cyangwa se bwa bushobozi ufite cya kibanza ukacyubaka muri bwa bushobozi bwawe buke yubona. Inzu ikagutwara igihe kirekire kuyubaka kuko birashoboka ko nimba ufite icyangombwa igihe cyo kubaka kigashira, wenda ushobora kugenda kongeresha igihe cyo kubaka. Ibyo leta irabyemera kandi biranashoboka, nabyo barabiteganya nabo. Ibyo birashoboka. Ariko wagira ikibazo cyangwa se akazi kawe kakomeza, famille yawe ikaba ifite wa mutungo ikaba yabasha kubyaza umusaruro, yabidashoboye kuwusigasira nkuko bawusigasiraga, bakawutanga bakaba babasha gukuramo amafaranga ashobora kubafasha mu kindi kintu bafitiye urugero, nako bafite ubushobozi bw'icyo kintu kivuyemo. Ariko nuba waratse amafaranga muri banki ukagira cya kibazo, banki nta yindi busifite nimba wa muryango udafite ubushobozi bwo kugira ute kukishyura, izakikwaka bakigurishe famille yawe yandagare n'ubundi bwabukire watekerezaga cyangwa se fata kuyindi. Tukarebera hamwe twabase umuntu kugira ngo akire nta ruhari umuntu abigiramo, ese kugira ngo umuntu akene nta ruhari waba yabigizemo. Ese ubuzima ikiri kiganiro tukajya ku buzima, ese ubuzima bw'isi twabubuza gute n'ubw'ijuru, ese ubuzima turimo muri iyi si twabubuza gute n'ubuzima tuzajyamo, byose twagenda tubikompara. Noneho dukompare noneho n'ubuzima bw'amafaranga, dushyire muri logique. Nidushyira muri logique nimba ibintu byose bigomba kuzagenda uko byagenda kose, ibintu bigahinduka. Ntabwo turi buze gufata umuntu nimba ngewe mfite business runaka nkaba ncuruza, wenda njya kurangura ariko nkarangura ibintu bikeyi kandi nkabona ko maze gufatisha abakiriya baboneka, hakaba hari ibintu abakiriya bansaba ntafite.
ibyo nabyemera. Wajya muri banki ugatara amafaranga ukagenda ugafata ya mafaranga ukayashyira muri business yawe, wamara kuyashyira muri business yawe igatera imbere. Birumvikana bya bintu nabibonye. Nimba uvuga ati ngiye kugenda naka amafaranga banki, mfite ikibanza inyubakiremo inzu, kubera ko ngiye mfite iyo kubamo, mfite na business wenda nkora hasi nta na business mfite, yanzu ndagenda nyikodeshe, banki ninguriza za $150,000 ndubakamo inzu bajya bayikodesha $500,000, noneho banki kwaka impaye imyaka 10 yo kwishyura, nzaya nishyura $120,000. Ukabara neza ugasanga niba kwishyura amezi 3 bakagwa $1.5 uzahita muraho neza. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibyo muri gukora biri kugenda neza, kandi nubwo bitagenda neza mwihangane bizagenda neza. Nkuko mubizi rero nitwa Murwanashyaka Daniel, ariko hari abanzi nka Professor, hari abanzi nka Lionel, byaterwa wenda n'uburyo wambonye se kubera ko nkina filimi, nagiye nkina filimi zitandukanye, byaterwa n'uburyo nzi, ariko hari n'umbonye bwa mbere, ariko ayo niyo mazina yangenzweho cyane. Nizere ko rero mumeze neza, yaba bari mu Rwanda, yaba bari mu Burundi, yaba twumva bari muri Kongo bumva Ikinyarwanda, yaba bari buri gihugu cyose urimo wumva Ikinyarwanda kandi ukaba ubashije kureba iki kiganiro. Nizere ko umeze neza, kandi icyo nkwifurije ni uguhirwa, ni umugisha, byose kandi Imana ibishyigikire, ibihe umugisha, ubuzima bubashe kugenda neza. Rero uyu munsi nagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'inguzanyo. Ikintu kijyanye n'inguzanyo, ntabwo wenda mu buryo ndibuze kubivugamo ndibuze gushishikariza umuntu gufata inguzanyo, nta nubwo ndibuze kumubuza gufata inguzanyo, nta nubwo ndibuze kuba ndi gutesha agaciro banki, nta nubwo ndibuze kuba ndi kwiha agaciro, just kugira ngo tuganire, tugire ibitekerezo twunguranwaho, just tugire twese ibintu twemeranywaho. Ndagira ngo iyo iki kiganiro muri kugikora nubwo nzaba ndi kuvuga, ariko namwe munyemere tuganire. Nimba urebye iki kiganiro ugafata umuntu utaho kukireba, ugafata isegonda yo kuvuga ati reka nkurikirane iki kiganiro, umbabarire ukande comment, utange igitekerezo, ugire nawe ikintu cyangwa se inama ushobora kutwungura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mu buryo kugira ngo twese tubashe kumva ibintu kimwe cyangwa se tubashe kubitekerezaho kimwe. Rero ngira ngo inguzanyo muri banki, ntabwo ndibuze kuvuga inguzanyo y'ubucuruzi. Y'ubucuruzi wenda yemeye ndashyigikiye, ubundi umuntu wese utekereza yakabaye yiga uburyo nimba yamaze gutegura umushinga akabona uzamwungura, akabona hari ahantu uzamuvana naho uzamugeza, kuba yagenda agafata amafaranga ya banki akagenda agacuruza sava, akajya avuga ati nzancuruza, noneho amafaranga avuyemo yishyura ibindi. Cyangwa se akavuga ati niba mfite business iri kugenda neza, ariko hari ibintu biri kuburamo bitewe n'ibyo abakiriya bari kunsaba, reka ngende mfata amafaranga ya banki ngende ncuruza. Icyo ngicyo ndacyemera exactly. Iyo logique ndayemera, ndayemera rwose pe. Bavuga ati ngiye mfite business iragenda, abakiriya ndabafite, biragaragara ko ninjiza, ariko hari ibyo baza bakansaba, babinsaba nkabibura. Ndabyemera da, wagenda ugafata amafaranga ya banki ukayakoresha, ndabyemera pe. Ushobora kuvuga ati ngiye gukora business bitewe nuko mfite amafaranga yanjye make ya wenda, avuga ati banki nimpa $30,000 ndubaka inzu, nimara kubaka inzu, kubera ko wenda mfite ikibanza nkaba mfite nanjye amafaranga yanjye makeya, iyi nzu njye nyikodesha cyangwa se nyikoreremo ubucuruzi, akaba ari nk'ahantu bacururiza, iyo nzu ikajya yinjiza amafaranga. Ukavuga ati nkurikije wenda niba mpa nk'imyaka 10, banki birashoboka cyane ko ya nzu nimba nzanyikodesha $300,000, kuko urumva inzu banki yaguhaye $30,000, nawe wari wifitiye izawe n'ikibanza irimo, n'ahantu igiye kubakwa, urumva ko aba ari inzu iri hejuru ishobora gukodeshwa $300,000. Ukavuga ati wenda mu myaka 10 banki nyishyuza $92,000 wenda n'urugero buri kwezi, noneho ukavuga ati muri ibyo $300,000 nubwo nagira risk yo kuba namara amezi 2 ntakodesha inzu, ariko hakaba hari amezi 2 banyishyuye, birashoboka cyane ko nzazigama ku buryo mvuga ati wenda ndateganya ko amezi 2 hari igihe nzabura umupangayi, nkaba nishyura muri ya mafaranga banyishyuye. Ibyo ngibyo nabyo ugomba kubiteganya kugira ngo business izagende neza. Amafaranga ndabyemera pe, wagenda ukayafata ukayakoresha mu buryo bwa business. Ariko noneho tuganire kuri iki kintu, topic yanjye rero nshaka kuganiraho. Ese birakwiye ko umuntu yagenda agasaba credit yo kubaka inzu yo kubamo, inzu itabyara inyungu? Wenda uransubiza muri comment cyangwa se urambwira ukuntu bimeze. Nuvuga ngo ni inzu itabyara inyungu, ni inzu yo kubamo. Uragiye muri banki usabye amafaranga yo kuba mu nzu itazabyara inyungu yo kubamo. Ibyo bintu byari bikwiye? Kuko nidufata TVA, tugafata inyungu, tugafata ibiki, tugafata tax, tugafata iki, urasanga wenda banki tubaye nimba iguhaye miliyoni wenda 60,
ushobora gusanga banki nushyiramo n'imisoro n'iki ishobora kuza kubwira ati twebwe banki uzatwungukira wenda 15 ku ijana, 18 ku ijana, nufata 18 yayo ku ijana urasanga bigera muri miliyoni zirenga muri 48, bagwaye miliyoni 60 cyangwa se miliyoni 50 na wenda bagwaye inguzanyo y'imyaka 10. Ni inzu yo kubamo ubyibuke, ni inzu itazabyara amafaranga. Wenda witwaje akazi ufite, nawe wenda warufite amafaranga yawe, uguze ikibanza, ufite nandi yakubaka inzu akayigira igice, wenda n'urugero wowe urashaka wenda gukora finissage, wenda igiye kubaka ibitewe n'inzu ugiye kubaka, birasaba ko banki ibikuguriza miliyoni 60 cyangwa se miliyoni 30 cyangwa se miliyoni 50. Ako niba gwa miliyoni wenda 50, dufate urugendo kuri miliyoni 50, birasaba ko banki uzayungukira izindi miliyoni 48, zigahinduka miliyoni 98 zose hamwe mu myaka 10. Iyo nzu nta mafaranga izabyara, nta nyungu izabyara. Urumva? Ariko nabwo ushyize mu indi logique, wenda tubanze tubyumvikanaho neza. Wenda wakodesha inzu wenda y'ibihumbi 300 cyangwa se wenda 200, bitewe nuko buriya buri muntu wese yica akanyoni, cyangwa se buri mwana yica akanyoni bangana. Buri muntu wese bitewe n'ubushobozi afite, bitewe n'urwego ariho, ashobora kuba mu nzu ijyanye n'ubushobozi bwe afite. Wenda ku bushobozi bwawe mu nzu y'ibihumbi 200, noneho mu nzu y'ibihumbi 200 buri kwezi ugiye gufata credit izajya ituma wenda buri kwezi wishira nk'ibihumbi 120. Urumva mu by'ukuri ndishyiramo logique biraba bimeze nk'ibigabanutse. Ariko wibuke banki yaje kuguha amafaranga kubera ko wari waratangiye, kubera ko ingwate ari inzu wenda igishijemo hagati, wari umaze gushyiraho nka miliyoni wenda nawe 40 cyangwa se 30. N'urugero amaze gushyiraho miliyoni 30, waguze ikibanza ushyiraho na miliyoni 30, wenda hamwe n'ikibanza nawe ufite miliyoni 50 zawe, banki igiye kugeraho izindi 50, yanzu yawe irangize. Ariko wibuke ko itazabyara inyungu. Ariko nubwo itazabyara inyungu, ninkubwira muri ubwo buryo, hari uburyo ugiye tugiye mu banki cyangwa se nawe nuzajya muri banki bazagusobanura, bazakubwira ati wabaga mu nzu y'amafaranga angahe, kugira ngo babigukundishe mu gihe babona ko uzashobora kwishyura. Wenda se ufite nk'akazi runaka, ufite se umushahara cyangwa se ufite business ishobora kuyinjiza, bazakubwira turabona wabaga mu nzu y'ibihumbi 200 buri kwezi, noneho twebwe nitukubakira inzu yawe urajya mu nzu yawe. Urumva? Numara kugira mu nzu yawe ujye wishyura ibihumbi 120. Ariko the logic behind hari ni iyi, ntabwo mu by'ukuri nubwo ugiye kuzajya wishyura ibihumbi 120, ntabwo ayo mafaranga yawe wishyuraga ibihumbi 120, ntabwo nyine nzajya kuyamwishyura ngo kwaka inyungu. Ariko bibuka ko za miliyoni 50 bajya kuguriza uzazishyura ari miliyoni wenda nk'I120 cyangwa se 88, wunguke wenda miliyoni 40 zingahe mu myaka 10. Noneho rero njyewe ikibazo mfite ni iki ngiki. Urumva yanzu nta nyungu ibyara, ujye kujya muri risque yo kwishyura credit, ujye kujya muri risque nyine yo kuba utekereza inguzanyo imyaka 10 nta yindi business ushobora gukora. Ku mpamvu z'uko ushobora kuba wiringiye wenda aka kazi, wenda n'urugero kugahagarara, uramutse ugikodesha akazi kagahagarara, ufite ubuseye kuba wava muri yanzu ukajya gukodesha indi. Ibyo ngibyo ushobora kuvuga ati n'ubundi na banki nabyo birashoboka cyane ko nibwo yakubakiye inzu ukaba uyirimo, ukaba wishyiraho amafaranga, k'akazi gashobora guhagarara, ukagenda ugahindura amasezerano, ukavuga ati wenda nakwishyuraga kuri kontara, kuko ibyo banki nayo irabikora, nakwishyuraga wenda ku ntuza kuri kontara y'akazi, none akazi kahagaze, ngiye ukava muri yanzu ukayikodesha, warangiza ukajya gutura mu nzu ntoya. Wibuke wishyuraga ibihumbi 120, wenda akazi kahagaze, ufashe ubuseye kuvuga ati noneho iyi nzu banyubakiye reka nyikodeshe, nimara kuyikodesha noneho njye kuba mu nzu y'intuza y'amafaranga makeya, noneho yanzu njye nyikodesha, yishyure credit, yishyure na yanzu mbamo, itungwa n'ibyo kurya. Wibuke ufite sose y'amafaranga imwe kuri yanzu gusa. Wibuke nimba wishyura banki 120 ukakodesha n'indi nzu y'ibihumbi 120, tekereza uvuye mu nzu bari buze gukodesha wenda 500 cyangwa se wenda miliyoni. Ntabwo uru rwego wari uriho nabwo kwiyakira guhita kuba wajya gukodesha inzu ya chambrette wenda y'ibihumbi 50 cyangwa se icyumba na sala, nabyo biragoye. Ibyo tubaye tubyemeranywe, uzakodesha wenda 300, no kodesha y'ibihumbi 300 ugashyiraho nabyo ibihumbi 120 yishyura banki, bizabyageze muri 400. Nureba n'uburyo ubaho, abo muziranye, uburyo ugenda, ushaka kuba ufite n'imodoka, kuba ufite n'iki, consommation ziraba nyinshi. Ngira ngo murabizi, plus kugenda ugira amafaranga, plus ugira consommation nyinshi, plus amafaranga azamuka, plus imitekerereze nayo yaguka, plus ugira amafaranga, plus abo muhura, ugenda uhura n'abantu bari muri rwego rumwe, uhura n'abantu mwese mwenda guhuza ubushobozi. Rero urumva ko nugenda ugira amafaranga, nubwo wenda kakazi kazaba kabuze, amafaranga uzaba ukiyafite, kandi biragaragaza ko yanzuye nayo izinjiza amafaranga, n'ubundi za consommation zizakomeza. Plus abana bawe biga mu mashuri ahenze, plus abantu mugenda naho unywera naho urira bishoboka nibyo.
Niba ufite amafaranga kuko uyafite byakuba uyafite atari kuvuga ngo wenda uracyafonda ubuzima, ugomba kubaho neza, ugomba kurya ibintu bisukuye, ugomba kuba utarya ibintu bikonje, ugomba kuba ufite firigo, waba ushaka igikonje ukakinywa, waba ushaka igishyushyu ukakinywa. Ubuzima na ambiance, sibyo, mu gihe ubifitiye ubushobozi, mu gihe ariko utari mu mibare mikeya, n'ubundi bwa buzima burakomeza. Kuko ntabwo wambwira ngo umuntu yari ari mu bushobozi wenda bwo kuba muri etaje, asohotse muri etaje wenda agiye gukodesha etaje kugira ngo abone uburyo yishyura banke, ngo ajye kuba nabwo mu nzu iciriritse. Rero urumva aho ngaho ubuzima buzaba bukomeye. None njyewe icyo ntekereza ni kimwe, twemeze neza ko umuntu yajya gusaba kredi, yari afite wenda miliyoni 50, yaguze ikibanza aranubaka inzu yigezemo hagati, arashaka ko leta imukomereza kubaka. Tugende twemeze tuvuge ngo umuntu yahitamo kujya muri banke akaka amafaranga bakamwubakira, akamara imyaka 10 arwana na kredi, nabo kandi atazi ngo ubuzima buzagenda gute. Ushobora guhura n'impanuka, ushobora gupfa, ushobora kurwara, bashaka kwirukana. Ibyo nabyo tugomba kubiteganya mu buzima. Byose nimba turi kubiteganya, umuntu yaguze ikibanza yubaka inzu amaze gushyiraho miliyoni 50, twemeze ajye gusaba banke izindi miliyoni 50 yuzuza inzu. Nyamara kuzuza inzu atazi bamuhaye miliyoni 50, azazungukira miliyoni 48, agire wenda miliyoni 98 azishyire banke. Inzu ntibyara inyungu, ni inzu yo kubamo. Ntuzi nimba dushobora gupfa, kuvunika, kuva mu kazi kagahagarara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo bintu ni byiza cyangwa ni bibi? Nawe urambwira muri comment. Ese nimba wumva ufite ubushobozi bwo kuba wakishyura banke miliyoni 50 baguhaye, ukanayungukira miliyoni wenda 48, zikaba miliyoni 98, nimba wumva akazi ufite, business ufite, byakunda, kubera iki utavuga ati iyo nzu yanjye ngiye gukomeza nkodesha, nkomeza nyubaka nkuko nayubakaga, ko nubundi ubyibuka wagejeje aho ngaho ha miliyoni 50 nubundi ukodesha. Ubwo buzima wari burimo bwo nta shanjemo yabayeho, urabasha ugura ikibanza, uri muri bwa buzima bw'ubukode bw'ibihumbi 200, urangije uratangira urubaka, wenda ugejeje ahantu ifite agaciro ka miliyoni 50, n'ubundi bwa bukode wari burimo nta kintu byakafix. Wenda ikintu cyabaye byatumye igenda gakeya, utandukanye n'umuntu wagiye agasaba amafaranga agahita yubakira rimwe akarangiza mu kwezi kumwe, amezi 2 akabirangiza. Bya bintu byawe byose wabikoraga n'ubundi inzu uri kuyubaka, cya kibanza wakiguze n'ubundi amafaranga, kuko ntabwo amafaranga ikibanza wakiguze mu nguzanyo. Ntabwo ibyo wakoze kuri iyo nzu yawe cyangwa se kuri ibyo bikorwa byawe ntabwo wabikoze mu nguzanyo, wabikoze n'ubundi bwa buzima bubamo. Kubera icyo utagenda gakeya, n'ubundi nk'uko wabikoze n'ubundi ukodesha, ugakomeza gukodesha, gukora ibintu byawe. Noneho nimba ubara kuvuga ati njyewe n'ubundi nishyira banke wenda mu myaka 5 cyangwa 6 nzaba ndangije kwishyura banke, kuki utavuga ati mu myaka 5 nako kavuga ati wenda nzamaze kwishyura ya miliyoni 50, indi myaka 5 ntangire nshake za nyungu. Kuko utavuga ati inzu yanjye kuyubaka mu myaka 5, nkomeze mu buzima nari ndimo, nkomeze nkodeshe inzu yanjye nyubaka gakeya, ubwo nimba ya myaka 5 nzambonye miliyoni 50, kuko n'ubundi nzaba nzishyuye banke nubwo yazimpaye. Kandi the logic behind ubyibuke, mwe kugabanuka kw'inzu yawe uri muri uri mu nzu y'ibihumbi 200, baye kuko tuzishyira mu myaka 10, ariko ugenda wishyura ibihumbi 120. Impamvu wishyura ibihumbi 120 nabwo nuko bagwaye imyaka myinshi. Baramutse bagwaye imyaka mikeya, ushobora gusanga wakishyura hejuru ya kredi nako ya nzu wishyuraga. Niba ngo baramutse bagwaye ngo urishyura nko mu myaka 7, ushobora gusanga wajya wishyura nk'ibihumbi 300, ugasanga aho kode warengeje hijana, wagiye kuri pressure. Kandi mu by'ukuri nimba wari ufite ubushobozi, cyangwa se wumva wizeye akazi kawe, cyangwa se wumva wizeye ibyo ukora, cyangwa se wizeye ibyo ucuruza, mu by'ukuri nimba mu myaka 5 washobora kwishyura banke miliyoni 50 yarazikugurije, mu myaka 5 bivuze ko waba warazinjije. Kuki utavuga ati inzu yanjye ngiye kuyubaka mu myaka 5? Kuko birashoboka nubwo bafite icyangombwa ko bagenda bakongerera, ugakomeza gukodesha utari kuri pressure. Kuko nugira muri kugize ikibazo ukarwara, cyangwa se famille ikagira ute, cyangwa se ugapfa, cyangwa se ukagira byose, tugomba kubitekereza. Famille yawe izasigarana wa mutungo wa miliyoni 50 zawe ufite, wenda nandi wongeyeho. Ariko nuramuka urwaye cyangwa se ugapfa, cyangwa se akazi kagahagarara, kandi ari wowe ubuzima bw'urugo byari bishingiyeho, bivuze ngo ko banke umuryango nanone kubyishyura, banki zaza itware credit. Kandi muri iki gihe akenshi dufata credit twitwaje imyanya dufite cyangwa se akazi dukora. Kandi akazi ukora ntabwo bishoboka ko yaramutse atari akazi ka atari business yawe, atari ibintu uvuga ati ni ibintu nshobora kuraga umwana wanjye, cyangwa se mu gihe nta nakoze umugore ajya kubikora, wenda se ndacuruza, cyangwa se mfite uruganda, cyangwa se mfite iki. Ntabwo umugore wazaza kugusimbura mu kazi, ntabwo umwana wazajya kugusimbura muri ka kazi ka leta ukora, cyangwa se ka kazi k'umuntu wikorera wagiye gukora yaguhayemo akazi. Bivuze ngo ni ikintu utasimbuza. Bivuze ikirere, bivuze ko nimba warafashe credit kandi utazi neza ko iyo myaka 10 baguhaye uzayimara,
wenda mu kazi batanakwirukana utabaye indiscipline ngo bakwirukane cyangwa se havuka ikindi kibazo. Bivuze iki? Bivuze yuko nuramuka urwaye ugapfa cyangwa se n'ugiye mu kazi bakakwirukana cyangwa se ugahura n'impanuka cyangwa se ugahura n'ikindi kibazo runaka cyangwa se nk'ubu ngubu covid iza bakagabanya abakozi nawe bakugabanya, bivuze ko famille yawe ikintu kizashoboka ni ukuzagenda bakaba yanzu bakayijyana. Mu yandi magambo uzaba ugiye ariko ugende nta kintu ufashije umuryango wawe. Mu gihe wari ufite ubushobozi bwo kugura ikibanza, mu gihe wari ugize ubushobozi bwo kubaka inzu, noneho inzu yawe ukaba wayisiga umuryango ukayisigarana. Sinzi wenda nimba turi kumvikana cyangwa se turi kugenda tubyumva kimwe, wenda nawe muri comment uraza kumbwira nimba ibyo ndi kuvuga bifite logique. Hari option yo kuba wafata inzu yawe uko imeze cyangwa se bwa bushobozi ufite cya kibanza ukacyubaka muri bwa bushobozi bwawe buke ubona. Inzu ikagutwara igihe kirekire kuyubaka kuko birashoboka ko nimba ufite icyangombwa igihe cyo kubaka kigashira, wenda ushobora kugenda kongeresha igihe cyo kubaka. Ibyo leta irabyemera kandi biranashoboka, nabyo barabiteganya nabo. Ibyo birashoboka ariko wagira ikibazo cyangwa se akazi kawe kakomeza, famille yawe ikaba ifite wa mutungo ikaba yabasha kubyaza umusaruro, yaba idashoboye kuwusigasira nk'uko bawusigasiraga, bakawutanga bakaba babasha gukuramo amafaranga ashobora kubafasha mu kindi kintu bafitiye urugero, nako bafite ubushobozi bw'icyo kintu kivuyemo. Ariko nuba waratse amafaranga muri banki ukagira cya kibazo, banki nta yindi busi ifite, nimba wa muryango udafite ubushobozi bwo kugira ute kukishyura, izakikwaka bakigurishe, famille yawe yandagare, n'ubundi bwabukire watekerezaga cyangwa se cya cyubahiro washakiraga famille yawe yandagare. Kubera iki? Kubera yuko nabwo habayemo imitekerereze kudatekereza cyane. Kuko ngewe ntagira umuntu nyumva nawe yavuye ngo ndi kurwanya inguzanyo cyangwa se ndi guseka babikoze cyangwa se ndimo ndaca intege abantu bateganya kubikora. Ndagira ngo ujye ubanza ubitekerezeho. Byari bikwiye ko umuntu ajya kwaka inguzanyo y'inzu yo kubamo? Inzu itazabyara inyungu? Inzu n'ubundi nimba ubushobozi wari ufite kodesha inzu ukabasha kugura ikibanza, ukabasha kugira ikintu ukora ku nzu yawe, wenda bikagenda gake, kuba utagikora gake slowly by slowly n'ubundi ukabikora. Ese wenda reka dufate urundi rugero, reka tureke gufata ibintu tuze gutesha agaciro wenda credit cyangwa se gufata inguzanyo yo kubaka inzu, tureke kuyitesha agaciro mu buryo kuvuga ngo wenda ngo hari ka negative ushobora kubura akazi cyangwa se ugapfa cyangwa se bakakwika cyangwa se ukayikora impanuka. Hoya, reka tubivamo. Reka twasuminge ko mu myaka 5 wumva ukurikije ukuntu akazi kawe kameze, ukurikije ukuntu business yawe imeze, ushobora kuzaba umaze kwishyura banki miliyoni 5. Banki niba ufite ubushobozi bwo kwishyura za miliyoni nako 50 baguhaye, ubwo mu myaka 5 zaba zirangije. Indi myaka 5 ujye kurwana na za miliyoni 48 zabungukira. Ushizeho TVA, ugashyiraho tagisi, ugashyiraho umusoro ku nyungu, ugashyiraho ntuza, bagenda bakubwira ibintu byinshi bya average n'ibyo byose, ugasanga amafaranga yazamutse. Wowe ukaba uzi ngo banki igiye kungukira 2% bakubwiye cyangwa se iki, ariko ugasanga amafaranga yarazamutse. Ese ayo mafaranga nimba ushobora kuzaba umaze kwishyura wenda mu myaka 5 miliyoni 50 baguhaye, indi myaka 5 ukaba ugiye guhangana za miliyoni 48, ubwo ni ukuvuga mu myaka 10 niho inzu zawe ibaye yawe utangire bushyashya. Bivuze ngo uzongera kugira izindi miliyoni 50 mu myaka 5 iri imbere umaze kwishyura banki. Ubwo bizagufata imyaka 15. Kubera kitavuga ati ngereka mfate iyo nzu yanjye, ni inzu itabyara inyungu, ni inzu tugiye kubamo nge na famille, nyubake mu bushobozi bwanjye. Urumva? Noneho wenda bintu nkari iyo myaka 5, kuko mu myaka 5 n'umuntu nzaba ninjije miliyoni 5, wenda akazi kawe kariho, nta kintu cyabayeho, ntago bakakwambuye, nta kintu baguhungabanyijeho, nta kintu bagutwaye. Ariko wowe uri kubara ugatekereza ukavuga ati mu myaka 5 miliyoni 5 nzaba nzinjije, nzishyure banki. Wavuye ku iyo peer pressure yo kuba mu nzu itari yawe, yo gutesha amafaranga y'agaciro. Kuko nufata amafaranga yawe wenda ufite miliyoni 50 ugashyiraho iza banki, wa mutungo ntabwo uzaba ukiri wawe, uzaba wabaye wa leta, nyuza wabaye wa banki. Umutungo wawe numara kuba wa banki, ibintu byawe bizagira bite? Bizangirika. Kubera ko nuramuka ugize nyine iyo risk yo kutagira ubushobozi bwo kubishyura, uwo mutungo banki zawujyana, bivuze ngo uzaba wihombeje. Nongera amahirwe wenda ukabishobora, nabyo kandi bizaba bigukerereje. Kwa hiyo tavuga ati muri myaka 5 nje ndabona neza ko miliyoni 50 banki zimpaye, namaze kuziziba ngasigara indi myaka 5 ndwana n'inguzanyo n'inyungu zabo. Kwitavuga ati myaka 5 nzanye nzaba nyirangije ari yanjye, atari ya banki. Noneho indi myaka 5 izo miliyoni 48, ubwo myaka 10 zashira, wowe ufite miliyoni 48 wasavinze ku giti cyawe, kuko n'ubundi wagomba kuzuzungukiye banki warazikoresheje indi mishinga ibyara inyungu. Ushobora gusanga uzaba warubatse mu indi nzu, kuko nabwo iyo myaka 5 izajya gushira, za miliyoni kugenda uzibona nazo zibyara izindi nyungu. Wenda naguze ikindi kibanza, narubatse mu indi nzu, narakoze mu izindi business. Noneho ya myaka 15 uzajya gukoreho miliyoni 50 nyuma yo kwishyura banki. Ubwo urumva uzaba ufite miliyoni zingahe? 98. Reka tubaze tubikompare neza. Banki ni nziza ku bintu bibyara inyungu, ariko inzu yo kubamo
njye ntabwo ndibuze kwemeranwa n'umuntu kujya gufata credit. Ntabwo tubuze kubyemeranwa mu gihe agiye gufata inzu itabyara inyungu. Ndabyemera neza pe, kuko nituza gufata ko umuntu azishyura credit mu myaka wenda n'urugero 10, nyuma y'imyaka 5 akongera akora kuri miliyoni 50, birashoboka business iri nakomeje abayeho, ntapfuye, ntagize ute, nta n'ikintu kimuhungabanyijemo, yishyuye banki rwose nzibayiye kugira ngo azagire miliyoni 50 bibamusaba indi myaka 5 bitwaye 15. Mu gihe umuntu wubatse inzu ku mafaranga ye muri yandi make yabona bizamutwara imyaka 5 kuyubaka, kuko niho azabona za miliyoni 50 banki yamuhaye kugira ngo yuzuze inzu ye, inzu yazaba yujuje mu myaka 5. Ariko nyuma y'imyaka 15 azaba afite miliyoni 98 ya savings, kuko azaba afite za miliyoni 48 yari kuzungukira banki, aba afite na za miliyoni 50 yakoreye mu myaka 5 nyuma ya yindi 10, ubwo afite miliyoni 98. Mu gihe uwagujije banki nubwo inzu yayitsindiye, ariko muri iyo myaka 5 azaba afite miliyoni 50. Bivuze ngo umukire ninde? Inyungu ziri hehe? Amafaranga byari inyungu, business byari inyungu, ntabyemera. Ukavuga ngiye kubaka inzu, banki nzanyishyira 98, ariko nzanyihodesha inzu 500 by'amafaranga. Muri 500 bazajya bisa naho muri 120 banyishyuriye amezi agera muri 4. Niba banyishyuriye amezi 4 ndetse abo nkanasagura n'ibihumbi 10, amezi 4 nshobora kugenda nkayishyura banki cyarimwe, andi mezi 4 nkayakoresha umushinga, bakonya kunyishyura nkishyura andi mezi. Mu yandi magambo amezi 3 bazaba bakwishyura amezi 3 wishyure banki umwaka wose, andi mezi yose bibe inyungu. Iyo ni business, ndabyemera, I agree. Wagenda kuguza amafaranga asaba, ariko inzu yo kubamo y'ubyukaka amafaranga ugutekereje nabi. Nubwo waba ufite business, nubwo waba ufite umusaruro, nubwo waba ufite ibintu bya mirenge, nubwo waba ufite ibindi business ukora, haba harimo kubara nabi. Kuko nituza kubara inyungu, nimba bagwaye imyaka 7 cyangwa se 10 cyangwa se 15 cyangwa se imyaka ingahe, ntabwo umuntu wakoze ibintu bye mu buzima buke cyangwa se atwara ibintu gakeya, ntabwo muzamunganya ubushobozi. Uko byagenda kose, nubwo yaba yarari munsi yawe, hari igihe kizagera ukajya kurangiza kwishyura credit yaragutambutse. Kuko credit inyungu ufite nuko ibintu byawe bigenze gahoro, nako bigenze vuba. Credit iyo irihutisha ibintu, iyo nzu yawe yuzuze wenda mu kwezi kumwe cyangwa se mu mezi 3 cyangwa se mu mwaka umwe, mu gihe wawe wenda bizamutwara imyaka 5, bizaguhenda cyane. Rero ibintu byose tuye tubantekereza kandi tumara gutekereza kabiri dufata umwanzuro wo gukora. Wenda si mbeme inzu umuntu bitekereza cyangwa se kubikora, ariko tuba twazanye ikiganiro kugira ngo abantu basharinga ibitekerezo. Turete tuvuge ngo se nimba turi abantu turi muri ubu buzima tugomba gutekereza cyane. Ngira ngo abantu bagiye babona ibiganiro bitandukanye najya nkora ku YouTube channel byagiye bitandukana kandi bikavuga kuri sije zitandukanye, bikavuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Twagiye tuganira tuze gufata twese tuze kubyemera nka kimwe, tuze kubyumva nyine muri sansi imwe. Nge nta muntu ndi gushaka kuza kudekuraje wenda nimba arafite gahunda avuga ati wenda akazi mfite ngiye kanyubakira inzu, kandi mu gihe wenda nkoresha amafaranga yanjye ntibyavamo n'iki, ariko nabwo ndumva ko banki itavura ikibanza ngikubakire n'inzu. Byanga bikunda ufite kimwe muri ibyo, wenda ufite amafaranga cyangwa se wenda ufite ikibanza cyangwa se waranatangiye wenda biragucana, nta muntu ndi buze kudekuraje, nta muntu ndi buze guha courage kujya gufata amafaranga no kugira ngo ubanze ubitekerezeho. Nkuko nabibabwiye, nuza kuvuga ati wenda ngiye kubaka inzu, wenda mfite ikibanza cyangwa se natangiye nigeze hagati, wenda mfite aho mba nta kintu bintwaye, iyo nzu ngiye kubaka n'uburyo bwa business, ukabara wenda ukavuga ati nibanyubakira inzu bakameza miliyoni 50, nagera nubakamo inzu, noneho inzu nyikodeshe 500,000, uvuga ati mu mezi 3 nzamaze kwishyura banki umwaka wose, bivuze ngo nzamfite amezi 7. Birashoboka cyane ko amezi 7 wayagabura, ukavuga ati wenda anengiye kuyakoresha izindi business nyine mu yandi magambo amafaranga ndi kubona ajye kumbyarira inyungu, noneho andi mezi 3 asigaye nayo nyateganyirize wenda undi mwaka ukize mere nk'uko ibyo imyaka 2. Ibyo ndaza kubyemera. Nuza kuba ari gukora business ukavuga ati ngiye kurangura, hari ibintu abakiriya bansaba kandi abakiriya barahari, namaze gufatisha nyine nawe fatisha ngira ngo buri muntu mu bucuruzi arabizi, hari ikigira ukabona ko abakiriya batangiye kuza, babucuruza restaurant, babucuruza imyaka, ukabona ko abakiriya bahari, ariko akaba hari ibintu bagusaba ntibiboneke. Wajya gusaba amafaranga muri banki, bakakongera muri boutique cyangwa se mu kintu ukora cyangwa se muri business yawe ugacuruza, icyo ndaza kucyemerera. Ariko nujya kuvuga ngo ngiye kubaka inzu yo kubamo, umuntu akagenda akagusobanura muri banki ko bazakodesha inzu yangahe ya 200, atari ko twebwe ntituguha credit, uzajya wunguka makeya, noneho ahandi tukwishyuza amafaranga make ajya 120. Ubitekerezemo kabiri, ubanze ubitekereze, uvuge ngo nimba ndi bwaka miliyoni 50, nkazunguka miliyoni 48 zika 98. Ukaza kubitekerezaho neza ukavuga ati miliyoni 98 nimba nkurikije ukuntu akazi kanye kameze, nkurikije ubucuruzi ndi gukora ukuntu bumeze, nkurikije wenda se ntuza contrat mfite,
ukabara ukavuga ati mu myaka 5 nzamaze kwishyura za miliyoni 50 banki yampaye, indi myaka 5 ndwane no kwishyura za miliyoni 48 z'inyungu za banki. Birashoboka pe uri kubibara neza, biranumvikana. Noneho ngiye sinshaka kujya kuri kote negative ko ushobora kurwara, ko ushobora gupfa, ko ushobora akazi kwirukana, ko business yawe ishobora guhagarara. Reka turebe kureba kuri kote negative, tunarebe ko kari ibyanya byo banki uzayishyira mu myaka 10 uzamaze kwishyura inzibi yawe. Ariko nimba aho iyo business yawe bigaragara neza ko baramaze gukora analyze ugasanga mu myaka 5 ushobora kwinjiza za miliyoni 5, urumva uzongera ko za miliyoni 50, urumva uzajya ku za miliyoni 50 hashize indi myaka 5, hazaba hashize imyaka 15, hashize imyaka 5 umaze kwishyura ya credit. Noneho mu gihe umuntu wajyanjije ibintu by'agakeya kuko waguze ikibanza kakazi kawe ufite uburyo wishyura ya credit nako yanzu bamo 200,000 n'urugero urakodesha, ukaba ufite uburyo usagura amafaranga ushobora kugura ikibanza, ukafite amafaranga usagura amafaranga ushobora gukomeza yanzu yawe ukayubaka. Nuvuga ngo wa muntu rero nimba muri abantu babiri, hari uwa mbere yagiye afata yanzuye aho yari igeze banki ngongera miliyoni 50 arayubaka arayirangiza umwaka umwe, sawa, birabigaragara ko uri mu nzu nziza, umeze neza, ibintu byawe bimeze neza, ubuzima bwawe bumeze neza. Ariko mu myaka 10 niho uzarangiza kuyishyura, nawe ubushobozi uzabugira, akazi nikazahagarara, business yawe ntizasubira inyuma. Mu myaka 10 uzaburangije kwishyura credit. Noneho hari n'undi muntu nawe ufite ikibanza nk'icyo ufite, afite na yanzu nayigeje hageze, ariko biragaragara ko mu myaka 5 za miliyoni 50 banki yamugurije, nkuko nawe uzaba uzibonye umaze kuzishyura banki usigaje urwana n'inyungu, nawe azaba amaze kuzinjiza. Bivuze ngo yanzu yawe yuzuze mu mwaka umwe, nawe mu myaka 5 azaba yujuje, kuko inzu birashoboka ko wayitwara uko ubishaka, kuko icyangombwa wacyongeresha nkuko twagiye tunabivugaho no muri sije ya mbere. Mu myaka 5 nziza aba yuzuye, ariko inzu aba ariye 100%. Bivuze ngo mu myaka 5 we nziza bitari yabe kuba ko izaba ikiri muri banki ukiri kurwana no kuyishyura, kuba ko wubatse inzu itabyara inyungu ari inzu yo kubamo, nawe undi wubaka inzu itabyara inyungu ari inzu yo kubamo, ntabwo ari business urimo gukora. Ubwo bivuze ngo mu myaka 5 azaba yujuje inzu ye ariye nyirizina. Yanzu ufite agaciro ka miliyoni 100 azaba arize yayigurisha akubaka mu izindi, yayitangamo nawe se credit nawe abishatse, yayiragiza umuntu, yayikoreramo business azaba afite ubwo burenganzira. Ariko wowe wibuke yanzu yuzuze mu mwaka umwe, ariko mu myaka 5 uzaba ukiri kurwana no kwishyura credit. Bivuze ngo wamurushije agaciro, ugira inzu nziza, usiga amarangi, ushyiramo amakaro, ibintu byose, ujya muri ambiance nibyo waragize, warenjewe yinze nibyo. Ariko nawe muri icyo gihe hakurushije agaciro, kuko noneho yanzu ibayiye 100% mu gihe wowe ukirwana na miliyoni 48. Bivuze ngo agaciro wamurushije ubaye uwa mbere, ariko mitasi irabaye, wirukanse cyane, yabaye nk'abantu bari muri marato. Umuntu arirukanka cyane, arirukanka ndagenda mwayene, abonye urugamba rugiye kurangira arirukanka cyane aca kundi, ngira ngo murabizi. Yaba mu kwirukanka, yaba mu magare, yaba mu masiganwa, yaba mu modoka, yaba mu buzima busanzwe, ushobora kwirukanka cyane ugakoresha imbaraga nyinshi, igihe kikaza kugera mu gihe cyo gukoresha imbaraga nyinshi wowe izawe ukaba wazitakaje, umuntu akagucaho. Bivuze ngo cyacyubero wari ufite n'iki nawe mu myaka 5 wenda arakigeze. Noneho mu myaka 5 uraba umaze kwishyura za miliyoni 48 uri mu banki, nawe mu myaka 5 kuko akazi kanyu mufite ari kamwe, follow chat cyangwa se amafaranga yinjira yose namwe, nawe azaba amaze kugira miliyoni 48. Miliyoni 48 afite nize ziyongera ku gaciro k'inzu yafite, wowe ugiye watsindira inzu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ya myaka 5 ujya kwifata uri gukorera za miliyoni 5, uzagenda ujye gukorera za miliyoni 5 wowe nako za miliyoni 50 mu myaka 5, nawe mu myaka 5 azaba akorera miliyoni 50, kuko mwese akazi mufite ni kamwe, amafaranga akabani kamwe. Cyangwa se tubare mwese munakora ahantu hamwe ku maposita, mwe wenda mukora muri leta, mwese muhembwa amafaranga angana, ariko umwe yatekereje gukoresha amafaranga ye kubera yuko azi ko ibyo gukora bitabyara inyungu, ndatekereza gukoresha bya bintu bitabyara inyungu akoresha ya mafaranga ya leta. Nuvuga ngo mu myaka 15 azaba afite miliyoni 98 ze ku giti cye, kuko cyagiye akoreraga miliyoni 48 ugiye kwishyura banki, nawe yarazi ko yarazi saving. Cyagiye ukoreye za miliyoni 50 mu myaka 5 nyuma ya myaka 10 umaze kwishyura banki, nawe yarazikoreye. Ubwo ari wowe nawe uzasanga umukira rinde, mwese mufite akazi kamwe, mwese mukora kuri leta muri posta, wenda umwe ni minister n'undi ni minister, ariko aba minister mwenda umushahara urangana. Mwese mwaragiye, umwe akoresha umushahara we, akoresha kontara bamuha amafaranga, undi akoresha amafaranga ye, ibintu bitwara gakeya. Nuvuga ngo byo byose wenda birumvikana, wa muntu kubera ko afite amafaranga make ashobora kubasagura, wagize inzu nziza kumurenza, we atwara ibintu gakeya, wenda inzu iratinda. Ariko mu myaka 15 yamaze kugutambuka nubwo muhuje akazi, kuko we afite miliyoni 98, kuko ya savings za zindi 48 wowe wahaye banki, arongera kurena za miliyoni 5 nawe ukoreye muri ya myaka 15 nyuma y'imyaka 10 maze kwishyura banki. Urumva ko tugomba gushyira mu logique muri business zose dukora, kuko
gukoresha amafaranga y'undi muntu cyangwa se ko wakaka amafaranga banki birashoboka, ni byiza, ariko ngiye kuyakoresha hehe? Ese ibintu ngiye gukora ndi gutekereza aka kanya, ndi gutekereza wenda abantu babone ko yego inzu iruzuye cyangwa se wenda n'urugero ikintu runaka kirahambaye, ariko mu buryo ndi gutekereza ndimo ndizirika imigozi ntazi. Kuko bya bintu mwese nimubikora uzasanga wa muntu wagiye gakeya pe, ariko ageze kure, nawe urihuta uri hafi. Kandi no mu buzima usanga baravuga ngo nimba ushaka kugera kure, urumva iga kugenda gake cyangwa se wiga kugendana n'abandi. Nimba ushaka kugera ku bintu byinshi ariko ntugere kure, ntugere ahantu ugera, koresha imbaraga nyinshi cyane usiga abandi, bazagusanga babona gutambuke kuko bafite ukuntu basamariye izindi. Rero murumva icyo navuga, yenda abavandimwe muri banki ntibaze kunyumva nabi, cyangwa se umuntu wafashe ntuza credit byumve nabi, ariko ngenda urubyiruko, ndacyari mutoya, ndacyari mu myaka y'urubyiruko, ngomba kuba natanga igitekerezo cyanjye, nawe urukumva kino kiganiro ukaza gushyira muri comment ukumva nimba ibyo ni kuvuga bifite logique. Dufasha abaminisita babiri bose bahembwa amafaranga angana wenda miliyoni 1.5, bose bakodeshaga, umwe akajya kwaka credit, undi ntajye kwaka credit, umwe akazuzuza mu myaka 5, undi wakayuzuza mu mwaka umwe, kubera ko yafashe amafaranga. Tugafata za nyunga za banke, undi akazigaininga, undi akaziha banke, tugafata mu myaka 5 ko yinjiza 150, undi nawe akijiza 150, uzasanga wagenze gake ari ufite amafaranga menshi kandi ibintu byo bigireho neza. Wenda kuko bose bari bafite ubuzima babamo kandi bushoboka. Yagiye kugura ikibanza, ntabwo ikibanza akiguze muri credit, tuvuge ko yabanje akajya gusaba credit, akagura ikibanza, yarangiza kukishyura akajya yatangira process yo kucyubaka. Buri wese yakiguze mu mafaranga ahembwa, ashobora kuyabamo, akabasha gusavinga amafaranga akubaka ikibanza. Muri aya mafaranga n'ubundi ahembwa arakomeza arayahembwa, agira ubushobozi bwo kuba yakubaka ikintu cye kigera ahantu kigera, wenda hasigara amafinisari cyangwa se hagira. Rero tugomba gutekereza cyane, tugomba kwirengagiza ko ubuzima turimo buri buze kurangirira ko wenda nimba uyu munsi wenda ari ku wa gatanu, ko ku wa gatandatu tuzaba turiho. Tureke kumva ko ibibazo n'ibitubaho bizaterwa nuko wenda igihugu cyajemo intambara, hari abantu batwanze, hari abantu batugiriye ishyari n'iki. Ahubwo tubanze turebe imitekerereze tugira mu bikorwa tugira, ntabwo bishobora gutuma tujya hasi. Ese imyitwarire cyangwa se abajyanama dushobora kugira, cyangwa se ubuzima dushobora gucamo, cyangwa se ibyifuzo dushobora kugira bya ambiance, cyangwa se gushaka kuba mu buzima utarimo, ntibishobora kukwafekita ku buryo ushobora gusaza nabi cyangwa se ukabaho nabi. Rero n'ubundi nituza kugaruka no kungaruka noneho, reka tugaruke noneho igihe kirageze. Mwari abaminisita, guverinoma irahindutse, mwese barabirukanye. Mwari abaminisita mwese, umwe yafashe credit, undi ntiyafashe credit. Niduvuga ngo banki nafashe credit, ntabwo nzaba nkibishyira amafaranga. Ariko wa wundi wari umuminisita wakodeshaga inzu wenda y'ibihumbi 200, bakaba bamwirukanye, afite ubusiye yo kuba yakiyakira, bitewe nuko wenda n'urugero amafaranga yayubakisha wa mutungo we nturanagira n'ahantu ugera, afite ubusiye yo kugurisha, akaba ya mafaranga bamuguriyemo kuko n'ubundi yashyizeho ntiyabura kunguka, akagenda agakora umutungo ushobora kuva muri bwa bushobozi buvuye muri wa mutungo. Ariko wibuke we ntufite ubushobozi bwo kugurisha, none awugurisha urawugurisha urwana no kwishyura banki, kubera yuko nyine hahandi watikeza amafaranga ava ntabwo ahavuye. Ariko wa wundi afite ubusiye ko bayafata umutungo akagenda akawugurisha, yageza kubakamo inzu wenda ntoya, wenda bwa mbere yarubatse inzu nini cyangwa se ahantu hahenze cyangwa se ahantu hadakwiriye. Icyo ni icya mbere. Iki ni icya kabiri. Ubwo turimo turakompara ibyiza n'ibibi mu gihe haramutse habayeho impamvu zituma akazi kadakomeza, kandi mwese wowe waratanze kontara we ntayitange. Iki ni icya kabiri. Afite ubushobozi bwo kuvuga ati inzu y'ibihumbi 200 ntabwo ngishoboye kuyibamo, ya nzu y'ibihumbi 200 akajya akomeza kuyishyura, akajya gukodesha y'ibihumbi 100. Ariko wowe nubwo uri muri iyo nzu, wenda nawe ufite ubusiye yo kuba wafata ya nzu ukayikodesha, wamara kuyikodesha ukavuga ati amafaranga bazayabampa nzayanyishyura banki. Ariko wibuke yuko atari ibintu watekerejeho neza, ntabwo ari business wari ugamije. Kuko n'ubundi nuva muri ya nzu ukayikodesha, bakavuga bya ibihumbi 500 twavugaga bishobora kwishyurira umwaka wose. Wibuke ko niyo nzu ugiye kujyamo nabwo ugiye kuyikodesha, ugiye kuba nka wa wundi ukodesha. Nuvuga ngo nimba ugiye gukodesha inzu y'ibihumbi 200 cyangwa se 100, ukishyura banki bya ibihumbi 120, urumva wamaze kugera we muri consommation y'ibihumbi bigera muri 400, mu gihe wakiri gukonsomwa bya bihumbi wenda n'urugero 200 by'inzu gusa. Nabwo harimo risk. Indi risk irimo, hari igihe kigera umupangayi, kuko banki ubusiye irashoboka, ushobora kuba waratanze, wenda murabisobanukirwa neza abantu batazi ibintu bya banki, ushobora gutanga kontara nawe ati ngiye mfite akazi runaka kazajya kakwishyura, akazi wenda kangombwa ko gahagaze, cyangwa se business wakoraga cyangwa se company wakoraga igahomba, cyangwa se bakakwirukana. Ibyo birashoboka ko wabwira banki ati ngiye nta bushobozi ngifite, ugahitamo none ukavuga ati kaduhindura amasezerano, ubwo nakwishyuraga kuri kontara, reka njye gukodesha inzu nakodeshaga nako nabagamo, noneho njye gukodesha indi, njye nsaguraho amafaranga nishyura. Ibyo banki yabyemera.
ariko wibuke ko dushobora kugira risk. Hari umuntu ujya mu nzu yawe akagutekinika akwishyura ukwezi kwa mbere no kwa kabiri, kwa gatatu akavuga ati nzakwishyura ejo, ukwezi kugashira n'ukundi kugashira, yashize amezi 3 banki ntabwo wajya kwibwira ngo umupanga nashyizemo naramubuze. Ikindi cya kabiri, inzu yawe ishobora kubira ahantu hahenze ariko hatari ibikorwa by'iterambere bishobora gutuma ishobora kubona umukiriya byihuse. So wate hari umuntu ushobora kuvuga ati njye ntabwo nakodesha inzu iri hejuru y'500 itari kuri kaburimbo bitewe nuko imodoka yanjye mfite idashoboka. Kuko no mu bakire habamwe amoko, habamwe abantu batandukanye. Wenda ibyo nabyo umuntu yaza kuzabikora n'ikindi kiganiro cyangwa se nabyo umuntu akabivugaho akavuga ati njyewe inzu irahenze pe ni na nziza, ariko bitewe n'ahantu iri kuba kidakora kuri kaburimbo cyangwa se bitewe nuko iri ahantu hari abantu benshi cyangwa se akajagari kandi nkaba ntagakunda, ntabwo inzu ushobora kuyikodesha. Cyangwa se bitewe n'ibiki ukabura umukiriya. Nubura umukiriya ntabwo uzagenda ngo usobanurire banki bimeze gute, kandi uko ubura umukiriya bagutira priority. Ngira ngo murabizi mwese abantu bafite amafaranga ya banki, iyo usubiye kwishyura imbari bwishyure none ngira ngo wishyura amabanki yose ngira ngo standard ni 10% y'amafaranga agomba kwishyura. Tekereza rero banki iramutse kwishyuza nka miliyoni, ukishyura 10% rwaba hiyongereye iki ibihumbi 100 ku munsi umwe wasibiye. None niba arasibiye ukwezi kose, fata ibihumbi 100 ku kwezi ubwo hiyongeraho miliyoni 3 ku mafaranga agomba kwishyura. Nuvuga ngo rero kuri business yose yakenera amafaranga, aba mafaranga ugiye kuyakoreshamo ya banki akaba atabyara inyungu. Urabikora nibyo ukabumva bizashoboka, ukumva nta nicyo bitwaka bati nubwo nazayishyira mu myaka 10 cyangwa se mu myaka 7 cyangwa se 5 cyangwa se 6 cyangwa se imyaka 3, ariko uba wishyize muri risk mu buryo utazi. Ariko nabyo ntabwo bishoboka, ntabwo binashoboka ko wazabura akantu byanga bikundeka kuderanje mu mwaka, ariko kuderanje iyo wabona ko ingaruka zije. Ni byiza pe, inzu ni yawe niyo kubamo. Twese dukeneye iterambere, dukeneye kuba ahantu heza, dukeneye kumva ko twageze amafaranga, dukeneye kugirirwa icyizere, kuba bageze akazi cyangwa se abafite business incuruza ku buryo banki ishobora kugira icyizere kama amafaranga. Ni byiza ugomba no kubikoresha. Nitujya muri amoko y'abakire, ngira ngo murabizi mwese amoko y'abakire ni 3. Hari umukire nyine nyamukire, hakaba umukire jumba, hakaba n'uwo bita umusirimu. Bose abari abakire ariko baratandukanye. Iyo bavuze umukire jumba ntabwo mvuze umukungu jumba, ntagira umuza kumva umukungu. Nituvuga umukungu n'umuntu ukize ku bintu by'imitugu, turavuga umukire. Hari umukire jumba, hakaba umuntu uza uwo bita umusirimu, hakaba n'umukire. Mu by'ukuri dushyize muri logique, umukire ni umuntu duhere wenda ku mukire nyamukire, ni umuntu ushobora gukora business ikabyarira abandi bantu inyungu, akaba afite nyine iyo business, wenda uruganda akaba afite ibikoresho rugura cyangwa se iyo business runaka, akagenda akaka amafaranga muri banki ikagira amafaranga yunguka, akaba afite n'ibyo bintu agiye gukora. Hari abantu bibize kubyarira inyungu bigatunga amafaranga yemwe runaka muri abantu bakora muri business, cyangwa se nabwo bikamubyarira inyungu cyangwa se kabyarira inyungu kuri societe. Ubu ngo aba ari umukire pe, umukire wanyawe ubundi akabaye adatinya kuvuga ngo yajya gufata amafaranga ya banki kubera ko amubyarira inyungu. Ariko wibuke kuba ari umukire, ni umukire utekereje kujya gufata amafaranga ya banki akajya kuyabyaza umusaruro, akajya gukora ikintu kibyara inyungu, gishobora kungukira leta agasora, gishobora guha umuntu akazi, gishobora guhesha amafaranga banki ariko nayo kikamubyarira inyungu n'undi kikamubyarira inyungu. Uwo niwe umukire wanyawe. Iyo tuvuze umukire jumba ni umuntu ushobora kuba ufite amafaranga menshi ashoboka, ariko amafaranga afite ashoboka ugasanga adashobora kwitaho, adashobora kugura amavuta ngo yisige, adashobora kwiyogoshesha, adashobora kwambara neza, adashobora kuba mu nzu nziza. Ugasanga umuntu ni umukire ariko physical appearance imuriye mu nzira n'iki yazirya. Ugasanga umuntu ni umukire ariko aramutse ageze ahantu batamuzi ko ari umukire, bagiye no gutanga ijambo ntibarimo. Ugasanga umuntu ni umukire, mushobora kwicarana mu modoka ukaza kuvayo uri gufata amazuru wumva agahuyuhuyu, n'andi magambo adashobora kwitaho abantu babaho. Umuntu akaba ari umukire afite imitungo, afite amafaranga, afite business, ariko ugasanga kwitaho nabyo biba ikibazo. Noneho nitujya ku musirimu, umusirimu ni umuntu nyine, nitujya gufata umuntu ariko ntihagire umuntu wenda kubyumva nabi, nitujya gufata wa muntu rero wafashe amafaranga ye, wenda akagira amahirwe yo kuba yaragize igitekerezo akumva ko najya gufata inzu ntibyara inyungu. Icya mbere ni inzu uzabamo, nta muntu izaha akazi, nta nyungu izakugirira nawe sibye kuyibamo nyine. Yego birumvikana kuyibamo niyo nyungu, kandi naho wari uriho ukagenda ugafata amafaranga nyine mu buryo kugira ngo inzu bayikubakire mu mwaka umwe ugire. Nk'uko n'ubundi no mu bamotari hari umumotari ushobora gutega, ngira ngo murabizi, babamo abo bita nyine abasirimu cyangwa se isonge. Ugasanga umuntu ntabwo ashobora kuvuga ngo ngiye motanya, ntabwo akanagera mu muhanda w'igitaka. Wamubwira ati ntwara ndakwishyura amafaranga, yamenya ko ahantu ari bugere ku muhanda w'igitaka wapi, cyangwa se akagutwarira kugeza ahantu watarabizi neza, yari yabyibeshyeho, yabona ujya kumwinjiza mu muhanda w'igitaka akemera akavuga ati amafaranga yawe yajyana, ariko njye ntabwo nshaka kujya mu muhanda w'igitaka. Urumva ko abo bantu bafite imyumvire nk'iyi. Umusirimu ni wa muntu ushobora kuba nta bushobozi afite
kubera ko uwo munsi yabonye akazi. Wenda yari umushomeri, ni umuntu wagiye kudepoza, agenda n'amaguru, agenda kuri ikizamini aratsinda, bamushyira ku mushahara w'ibihumbi wenda n'urugero 800. Tubaye wenda n'urugero bayemeye baguhembye ibihumbi 800, cyangwa se bayigitifu umurenge baguhembye ibihumbi 450. Warangiza nta muntu wabimenye, wibuke wagiye gusaba akazi ugenda n'amaguru. Mu kwezi kwa mbere utari wahembwa ugagendaga n'amaguru cyangwa se ugatega, cyangwa ugatega moto cyangwa se ugatega tagisi. Noneho ukimara kubona amafaranga uwo munsi wayabonye, nimba wanyweraga mitsingi ahantu mitsingi igura 1000, ugahita ujya kugura ahantu peti mitsingi igura 7,000, mitsingi ikagura 15,000 kugira ngo wemeze abantu ko agiye mu rundi rwego. Ni wa muntu uzahembwa amafaranga, yamara kuyahembwa akajya kuri pressure yo kuba nimba yabaga mu nzu y'ibihumbi 50, aho yanga atekereza avuga ati ibihumbi 400 bampemba, nshobora kuguma muri inzu y'ibihumbi 50 nkabasha no kurya nkuko naryaga, ngatekereza uburyo mu mezi 5 nzaba ndizavinza amafaranga ashaka kugura ikibanza nanjye nkiyubakira inzu. We agahitamo kujya mu nzu y'ibihumbi 200 kugira ngo abakobwa wenda niba ari umusore bamusura, bamusanga ahantu heza, abagabo bagendera batangira bamwubahe, ave mu cyiciro cy'abantu bagendanaga bavemo, ajye mu kindi, ajye kuvugana n'abantu batavuganaga. Iyo ni peer pressure uburimo. Ubu uri umusirimu nyine mu buryo utazi logic behind. Urumva nimba ugiye mu kintu gishobora kuguteza riske, nimba ugiye kugenda ugafata amafaranga ya banki nko twabivugaga, utazi neza kuzabaho, utazi igihe uzamara, nimba utazi itariki wavukiyeho, na mama wawe akaba bikubwiye ariko umubajije ngo harya hari habaye sangapi, akaba yibuka itariki akaba atakubwira ngo wavutse saa 7 z'ijoro ku manywa iki n'iki ku myaka ufite. Ntabwo nawe azi n'igihe uzagira, kuko nawe ntabwo yarazi ko ari wowe uzaza. Ushobora gusanga yaratwaye inda bakanamubwira ngo uzabyara umuhungu, ariko ntabwo yarazi ko uzaba inzobe cyangwa uzaburukara, ntabwo yarazi yuko uzava muri ubwo buzima ukagera ku cyiciro cyo kuba banki yakwizera. Byose byagiye biba ari ibintu infrontaire. Tugomba no gutekereza ko nimba bagwaye imyaka 10 ushobora kutayigeza, ushobora kugira impanuka, akazi gashobora guhagarara, byose ukabitekerezaho. Rero n'ubu umusirimu, n'ubu umukire w'umusirimu nyine uzagenda ukora ibyo bintu ariko bidafite logique, ariko nushyira muri mind n'ubitekerezaho kabiri, uzasanga umuntu witonze ku kintu kitari buze kubyara inyungu, akagenda gakeya muri ya myaka 10 wowe uzajya kurangiriza gukora bya bintu, nawe naba afite ubushobozi nk'ubwo ufite, mwese muri kuri rinye imwe, azaba yaragutambutse, uzaba udashobora kuba wafungura imishumi y'inkweto. Kandi noneho iyo peer pressure uburiho izakomeza igukonsome, usange naho ashobora kugira ntago mushaka kwagera wenda no kuba ko muri inshuti, kuba ko mukorana, usanga ari kukujyana mu bintu udashoboye gukora. Usange ari kujya kugura nk'ikintu, nimba wenda mwagiye yajya kugura inkoko, akajya kugura inkoko ahantu inkoko ishobora kugura ibihumbi 20, nawe wifuze kuyigura, bivuze ngo uwo muntu azaba yagutambutse kandi mwagiriye mu kazi rimwe. Tureke kumva ko rero nimba umuntu yakennye, tureke kumva ko nimba hari amahirwe yigeze ugira wenda n'urugero ntaguhire, yuvuga ngo ngiye ngo kuba ntarakize ngo nagerageje ibintu tukikureho. Tureke kuvuga ngo wenda ngo ngiye ngo naragiye ngo ndakora ngo amafaranga aranshika ngo ndakena ngo naragiye ngo njye, ahubwo uvuga ngo kazi nakoraga kansi giki. Ni usanga ari ntacyo uvuga ati se kuba nta kintu mfite, ntarige naba narabaze nabi, ese ntarige naba naratekereje ubuzima bwanjye uko butari. Nimba ubonye amafaranga wari usanzwe udakora universel, ukubera kugeza amahirwe yo kubona akazi kaguhemba ibihumbi 400 cyangwa se ibyo ibihumbi 800, utangiye kuzajya ukora universel, utangiye guhamagara abantu, abo bantu ba testing. Uzaba testing n'urwara ureba abakugeraho ku bitaro, uzaba testing n'ushingirwa urebe abagutahira, uzagutahira ubwo nuko azaba azi ko nawe uzamutahira ubwe cyangwa se muri mu cyiciro kimwe. Ariko zanshuti uhamagara ngo nguna du celebrate universel, ugatangira nimba wari ufite ukuntu wikorera akaji wenda se kantoza, wenda ugafata nk'inanasi ugakora akaji, ugatangira kugura imashini igura ibihumbi 60 ngo ibisya, ugatangira kumva yuko ngugura firigo ngo ndashaka kuzanywa amazi akonje, ibintu byose ukabihindura. Mu kubihindura ukabihindura nta logique irimo, ko ejo hazaza utazi ukuntu hazaba hameze, utazi kako kazi kari kugwa amafaranga gashobora kurangira. Nturi gutekereza uvuga ati se aya mafaranga ngize amahirwe yo gukora ku ntoki, ndagerageza ubuhe buryo ndakoresha izihe mbaraga kugira ngo ambyarire umusaruro. Ese amafaranga anyuze mu ntoki, nimba mbonye ibyo bihumbi 10 umuntu abimpaye, mbifate mbinywere cyangwa se mbirire none, cyangwa se mbigure mu izo fana, cyangwa se mbikore mu universel uyu munsi, nkaho ejo nzapfa. Kuki utatekereza ngo ati ngize amahirwe gukora ku bihumbi 10, so watu umuntu arabimpaye, ndabihembwe, ndabitoye se ndabikoreye. Kuki utavuga ati ibihumbi 10 reka ngerageze ku buryo ejo nzagera mvuga ngo ibihumbi 10 nabonye ejo hashize hari ahantu byamvanye, hari aho byangejeje. Nimba ufite imitekerereze yo kumva ko rero ubuzima bwawe kore ibihumbi 10 reka mbirye none ejo nzakorera ibindi, mbonye ibihumbi 2 reka mbirye none ejo nzarya ibindi, ubuzima buzakugora. Uzaba uri mu cyiciro cy'abakire, abantu bigaragara ko neza ari umukire ariko utazi ko bagufata nk'umusirimu, utazi kuri n'umusirimu kuko uri kwikorera ibintu utazi. Nimba uri umusirimu ugakora ibintu bitagufitiye inyungu, ugakora ibintu ejo bitazakuvana ku rwego rumwe kujyana ku bindi, urimo uratekereza nabi. Ariko nutekereza neza bizagenda neza.
ariko nunatekereza nabi bizagenda nabi. Hari igihe rero abantu tugira ibibazo, ugasanga wenda umuntu yarakennye, ugasanga umuntu yakoze ku mafaranga, akenshi tukablaminga imiryango yacu, ngo nanjye ngo nza kuvuga ngo data ari umukire ngo mba narakize, ngo nza kuvuga ngo data ari umuyobozi ngo mba naragize, ngo nza kuvuga nkavukira mu bwoko ngo runaka ngo mba ndi umukire, ngo nza ngo kuba ngo ntarabaye ikingo kibaye, ngo nza kuba ntaravukiye mu Rwanda nkavukira nko muri Amerika. Urimo uravuga ibintu bidafite ahantu bihuriye, ahubwo banza we wigenzure uvuga ati se mu bintu byose binca mu ntoki, ese amafaranga nca mu ntoki, amahirwe mbasha kubona, ubuzima mbasha gucamo, urumva ubuzima mbasha gucamo hari icyo bumfasha, ese njye nabwitwayemo neza, ese napanze ibintu byanjye neza, ese sinigeze nkora imibare bigaragara ko ndi gushaka kujya mu nzira nziza ikanteza ubukene. Kuko twafasha abantu babiri bose abaminisita babiri bafite amafaranga, bahembwa amafaranga angana, bose bahawe imodoka zimwe, amafaranga bahabwa yo kwitaba telefone namwe, amafaranga bahabwa y'ingendo namwe, amafaranga bahabwa yo kwakira abashyitsi namwe. Noneho bose umwe yagiye gufata amafaranga yo kubaka inzu yo kubamo, undi agerageza kubakisha amafaranga yarimo. Dusanga mu myaka 15 uwubakishije amafaranga ye inzu yizuzura mu myaka 5, mu gihe wafashe amafaranga ya banki izuzura mu mwaka umwe. Ariko dusanga mu myaka 15 uwubatse inzu ye ku mafaranga ye ikuzura mu myaka 5 azafite miliyoni 98, kuba kazarizavinga za miliyoni uzungukira banki, arizavinga za zindi nawe uzakorera umaze kujya mu buzima usanga umaze kwicira banki, wowe uzaba ufite miliyoni 50, nuvuze ngo azaba yagutambutseho. None se we ntabwo waba waragendeye mu kigare ukagendera kuri peer pressure, ugashaka kwemeza abantu, ugashaka abantu bakwitaho, bikaza gutuma utekereza nabi, ejo wasubira inyuma ugatangira kuvuga ngo byagenze ngurya, twitwaza ibintu byinshi ngo covid ngo zaje, ngo tukitwaza ngo ibintu ngo leta ngo imisoro ngo barayizamuye, ngo leta ngo ntabwo twitayeho, ngo abakire ngo barakize cyane, ngo abakene barakinnye cyane. Mbere kugira ngo dutekereze ngo wenda hari imbogamizi zishobora gutuma abakene baguma hasi, wowe uburyo upanga ibintu byawe ubipanga mu buryo bwa nyabwo, cyangwa se ugira umujyanama mubi, cyangwa se ukabuza igitekerezo ukayoba. Byose tugomba kubitekerezaho. Nushaka kuba utari we bizaba ikibazo. Nushaka kumva ko uri umukire, ukumva ko ikintu cyambere ugomba kubanza gukora ngo kubera yuko ngo wakodesheje inzu ihenze, cyangwa se kuba kubatse inzu ihenze, ukumva ko mbere na mbere kugira ngo utekereze amafaranga yawe yabyaza umusaruro, ushaka ikintu cyakubyarira inyungu, ukumva ko ugomba kugura table de manger. Table de manger ugaterekaho icyo cyayi, ugaterekaho umugati, ugaterekaho amaronje, ugaterekaho ibiki. Izo pressure zose uri kujyamo kugura salle de manger cyangwa se iyo table de manger, ugaterekaho ayo mata n'iki, birashoboka cyane ko amafaranga waruguze ibyo bintu wayakoresha business, ukazagura iyo table de manger mu buryo uvuga ati table de manger irakenewe, mfite n'ubushobozi bwo kugura ibyo bintu. Aho yango nzanye nywera icyayi cyanjye ahantu hatiyubashye, ngomba kuzana nkinywera kuri iyo table. Ariko nujya kuri pressure byo kuvuga ngo ngiye kudekora, ngiye kugira tukajya kuri pressure gushaka kwemeza abantu mungana mwiganye kugira ngo bemeze ko ari bikabyo, ukabuzi ahantu bite n'ubushobozi ufite, bite n'ahantu ushaka kugera, hari ahantu ushobora gufata ikintu ushobora gufata, ugafata ikiro cy'ibirayi kigura 200 muri quartier cyangwa se mu isoko bisanzwe, reka tuvuge tuve no muri quartier, mu isoko bisanzwe ukajya kugura ikiro cy'ibirayi 2000 muri alimentation, ngo kugira ngo umuntu ngo nakubona ngo uvuye muri alimentation ngo aye muri alimentation biragira. Iki ni ikibazo. Nujya kuvuga ngo ngiye gukora ikintu kitari mu bushobozi bwanjye, hari igihe tugira ibibazo, hari igihe tugira ikibazo cy'ubukene, hari igihe tugira ibibazo bimwe cyangwa se ibindi, hari igihe urwego rwa turiho rumanuka tukaba abakene, ariko natwe mu yandi magambo twarikenesheje. Ariko mu byo twikeneshejemo nabwo umuntu akaba atabikubaza ngo uhite ubona ubusobanuro, ugashaka impamvu ngo cyagiye ngo imvura yaraguye, ngo izuba ngo ryageze riba ryinshi, ngo narahinze sinasarura, ngo umuvu yarabijyanye. Ibyo bintu uri kuvuga hari abakize umuvu yarabijyanye, ibyo bintu uri kuvuga hari ababikiriyemo, ibyo bintu byarabaye. Ibyo bintu twakitwaza akaba wenda covid yasubiza abantu inyuma, nibyo yabasubije inyuma, ariko hari abakize nyuma yo kubivamo, cyangwa se hari abakize bari muri covid, ahubwo bitewe n'imibare bafite. Rero mbere kugira ngo umuntu atangire ikintu, ngo mukoza gutekereza akavuga ati ikintu ngiye gukora kimeze gute, kiramvana ikinjyane, ese ikintu ngiye gukora kiragira iye impact ku byo ngiye gukora. Kandi ikindi cya kabiri, tureke kuba nk'abana. Umwana yatari yatangira kwitekerezaho, umwana yatari yatangira gukura, we areba ibimuzengurutse. Numva mu yandi magambo mumukorera uruziga mukamuzenguruka, nubwo inyuma waba washizeyo bombo, ntabwo ashobora gutekereza akavuga kubera iki uyu muntu yashyize amaboko inyuma, kuko we arareba we ko gusa mwamuzengurutse, ariko ntabwo azi ngo, ntabwo ashobora gutekereza avuga ngo kubera iki wenda papa cyangwa se murumuna wanjye cyangwa se data wacu kucyashyize amaboko inyuma. Tureke gutekereza ibintu bituzengurutse. Hari igihe ubwenge bwacu tuba tubufite, ukaba turi n'abahanga dufite ubushobozi bwo gukora ibintu, ariko tugatekereza ibituzengurutse, nitwibaze ngo ese nyuma y'ibyo bintu bituzengurutse nyuma yaho hari iki, ese nyuma y'icyo kintu kituzengurutse ndamutse nisumbukurusha
ndamutse nseseye, ndamutse mpengereje, inyuma nahabona iki? Turebe gutekereza ko nimba uri mu kwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatanu kuzarangira wapfuye, tekereza ahubwo uvuge ngo mu kwezi kwa gatanu ndimo, ngomba kwishima nibyo, ngomba kubaho neza nibyo, ngomba kwambara neza nibyo, ariko mu kwezi kwa ningera mu kwa gatandatu nzavuga ko kwezi kwa gatanu nabayemo kwamfashije iki? Ese ningera mu kwa gatandatu nzavuga yuko ukwezi kwa gatanu kwansigiye iki? Basi narishimye pe, nayikoza ambiance nawe n'abavandimwe, twaraganiriye, nasuye inshuti, navuze ibintu utageze. Ibyo bintu byose n'ubyibaza, ibyo byose ku bushobozi bwawe bukeya uriho uzabaho neza, mu buzima bwawe urimo buzabaho neza. Ariko nutekereza ugategereza ukwezi kwa gatanu ukabona amafaranga, ugize amahirwe yo gukora ku bihumbi 10, ugatekereza yuko ugomba kuyakoresha yose akarangira agushira mu ntoki, nta kintu uvuga ati ibyo byose ejo nzatekereza ko bya bihumbi 10 nari mfite byamfashije iki? Nushaka kwivuza, byo kwivuza wenda ntujye mu basazi, ariko ushaka umuntu ushobora kugenda kugira inama, kubwira ati ibintu wabitwara ngutya ukabitwara. Duteganya yuko ubuzima turimo, nimba tuzi neza ko hari umuntu wapfuye ari kuvuka, tukaba tuzi ko hari umuntu wapfuye ari umusore cyangwa se ari inkumi, tukaba tuzi neza ko hari umuntu wapfuye ari umuntu ufite imyaka 50, tukaba tuzi ko hari umuntu wapfuye afite imyaka 80, nawe ushobora kuzayigezamo. Ariko nimba uyu munsi ufite aya ubuzima bwawe byagize ute, byateje ikibazo, uzasanga ibyo urimo nta gaciro bifite, uzasanga nta kintu gutekereza.